oya se kuba ukunda umuhungu ni ngombwa muryamanye ni ngombwa nyine kujya se ni urukundo rugaragarira gusa ubwo se tuvuge yuko uracyari isugi byaterwa ashaka bese ubwo nyine agusabye yuko nyine muryamana tu nkuko mukundana agusabye yuko muryamana wenda nta n'igiko kibayeho nta n'iki ubwo yazana nk'ibikisi nk'ibintu by'ibirwara mukunda none se wenda nk'ubu ngubu bibaye ngombwa yuko nyine mushakana afite izo ndwara ntabwo waba ukemeye yuko mushakana kikaba yarazivukanye ubwo arizo yanduye yakoze reka hafi reka da neza kandi hello love and haters, this is Richarding kabisa. Twaje gusura umutipe wacu bita Richarding ari kumwe na wa musista. Uyu musista we nigeze kumubona muri video bakuze ejo bundi. Mr Richarding banze suhuza abafana kabisa. Hello fresh ndabakunda. Yeah. Alright sister bimeze gute se? Meze neza. Biragenda. Kabisa. Ariko kumeruka Mr Richarding hari video nyine yagusizemo ngagiye kukubomora ya bintu kwere byari sawa ya bintu nyine ya video mwabonye byari ibintu byari twari twagiyemo nyine nari nagiye ngiye kumusura ariko ntago mushaka kwiyumvisha ibintu nahasanze yarambeshye ngafite imodoka ngezeyo ndayibura inzu nayo nsanga irajagaraye umusore wawe ni umunyamwanda niko twayivuga oya ntago ari umunyamwanda ariko yari yarambeshye ni de bya bindi by'abasore bubu ngo umusore utiyaririye ngo ntagira ati simbizi buriya atakwirariraho ntabwo yari kubomora oya niyo ambwije ukuri tu byari biba ari sawa ariko ubu ngubu ndi kubona najya muracyakundana nyine harimo akantu k'agakundo nakubwiye nawe ahibereye Mr Richarding gute sha nyine ukuntu nyine iriya boro yari imeze nyine n'iki guhura twarahuye ariko nyine kumubwira ati wenda afite imodoka mfite wenda se n'amazu i Kigali ni bya bindi nyine by'agatwiko k'abajama nyine b'i Kigali cyangwa se b'i Kigali twabundi nyine wiyemera ku mubebi nk'uyu nguyu urabona iki cyane cyane narenze bya danje kabisa ndi kubona ateye nanjye reka murabure n'iki urumva mubwire ko mfite boro nizi noneho bizamutera nyine kuza nanjye nyine profite nyine uri kuba nanabomora nyine tu wallahi ariko se si uyu musista arabyemera yuko nyine mukundana cyangwa ni boro zina gusa urumva uwo munsi nyine mari yatashye yanarakaye by'isazi yararakaye bya danje binaba ngombwa ko nyine mani na phone ayikuraho n'iki kuko urumva nyine nanjye niviriye kure nyine naranamubwira ati nari ndi hanze ako se hanze nibere mani nari ndi Rusizi yo kabisa nibere Rusizi mani niyo nikwamye ariko ubwo nyine ndavuga ati ndi Dubai naratekereza bati ku mu diaspora noneho mani uvuye aje Kigali tubuze fresh for sure kabisa ariko se reka nongere nibariza uno musista ariko musista nta Rwanda twibyiye byo kabisa agiye amazina ninde Mahoro kabisa bitwa neza none se umuhungu wanjye Richarding waramwemeraga wakinuwe naramukundaga ariko aje kumbeshya nyine biragabanutse turaza nyine kongera guhura turiyunga nyine yambwira icyabimuteye nyine turongera turasubirana ariko ubu ngubu ubona uno muhungu ari type yawe yego ni type yawe biragenda nta ribi ubona nta kintu atwaye yanabomora yafataho yajuna ku nyama atongeye kumbeshya ariko atongeye kukubeshya ariko yongeye kukubeshya wapi reka ko numva ari hatari mutipe wanjye uzitware neza kabisa nanjye tu niyo ntego yo kugira nyine ari ahaboro tu ariko witonze nibarize uno mukobwa akintu uyu mukobwa niko muko hagiye ni Mahoro nako Mahoro
nk'ubu ngubu nyine nk'ubu ngubu wenda agusabye yuko nyine muryamana tu nk'uko mukundana agusabye yuko muryamana wenda nta n'igiko kibayeho nta n'iki urakumva wabyemera watubwira ntabwo nabyemera kubera iki kubera iki impamvu ntabyemera se ubwo byaba bibaye byihuse kandi umukunda ese kuba ukunda umuhungu ni ngombwa muryamanye ni ngombwa nyine kugira ese ni urukundo rugaragarira gusa ahubwo zo tuvuge yuko uracyari isugi byaterwa nashaka mbese ubwo nibyo ishari wowe uracyari imanzi uracyari imanzi ndafunze ko byaganje ariko nanone naba mbeshye ariko buriya uramutse buriya ariko ikibazo ni uko uri kwijijisha kandi umwana avuze yuko akiri isugi gaswekereye urumva ntarebiye nyine n'ibihura urumva ibyo nyine azaca uwambaye muzigishanyamo muzigishanya igomba kuba byiza nyine nuko njye nawe nabanza nkajya gukora isuzuma akazaza yisanga kabisa nibyo kabisa nubwo najya hanze hirya nyine ukabanza ukajya kwitoza ugafata imyitozo ako kantu kaba ari kisabamaho ko gufata imyitozo ubwo agiyeyo akazana ibindi none se aba agiye kugira ubwo yazana nk'ibikisi nk'ibintu by'ibirwara mukuru none se wenda nk'ubu ngubu bibaye ngombwa yuko nyine mushakana afite izo ndwara ntabwo waba ukeneye yuko mushakana kikaba yarazivukanye ubwo arizo yambaye yakuze reka reka da neza kandi bavuga yuko nyine muzabana mu bibi no mu byiza we nta bibi nta n'ibyiza reka no gukatira amayishi pasu walayi uri kumva igihungu cyanjye uzitware neza wakintu mani nyine birashoboka ko umuntu yakitwara neza wenda nyine nk'aho ngeze ubu ngubu nyine birashoboka ko umuntu yanakifatira n'icyo cyemezo nyine n'iki ariko nyine nawe iyo umuntu ashaka kugira ngo utagira ikindi kintu wowe ubwawe ukora ukorera undi cyangwa se nyine kikamubabaza wowe nyine gira amani gira akoze nk'ubu ngubu Madibaro ntabwo ufite gahunda yo kugira amani yo kukisamuranye ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine icyo gihe yavuze ubu ngubu nawe utegereje yuko uzajya kubomora ari uko mwashakanye ariko ibyo boro ntabwo wabigira imbere y'abafana nanone niba bategereze urumva nyine iryo bomora ryageze nta ribi bazambona mu tundi twenda tutari utwo kabisa niko bimeze wiyambariye kositimu nawe yambaye za boro wahe kabisa ibyo birori se babyiteguye mubyiteguye se kuva nka ryari nyine kugeza ryari tuzababwira muzatubwira ejo bundi tuzaba turi kunywa amafanta ntari nzaba ndi umuvumvyi wa mbere walayi bakwicaza imbere tu sawa ubu ngubu mwasezera ku bafana banyu nyine tu abafana nta ribi barabizi neza ko njye navuga ngo ni respect walayi bafate kuri respect noneho nyine kubakunda ndabakunda kabisa nabo barabizi ntabwo nabibutsa nyine kutaranabikora yakanda like na subscribe ubundi nyine nyine kugira ngo noneho izo boro noneho n'icyo gikwe nigisohoka bazakibona bazabe bakiteze walayi for sure ntari biri Richarding sister we wabasezera bose nababwira ko tubakunda cyane kandi tubafitiye byinshi kabisa abafana ba Mr Richarding babayishiye byinshi mwege mukomeze mukore
subscribe umurundeho kabisa, umuhungu wacu azamuka atera imbere walayi. Murabeho rero, twabagira ati murabeho. Thank you.